Uyu mwari wavutse kwa 18 Kamena 1999 yitwa Nyambo Jessica. Numwe mu bakinnyi ba filime bagezweho muri sinema nyarwanda. Ufite ikimero n'inzobe imyoye bikurura abagabo batari bake. Ibi nkubwira n'ukuri. Ino nkumi ifite rukuruzi. Mu gihe naho ndimo gucukumbura ibijyanye n'ino nkuru, naje gusanga abagabo benshi bakunda kumusaba agafoto. Kandi ahanini ugasanga benshi ari abamurusha ubwamamare. Nyambo aratwite kandi atwitiye Titi. Wamukundeye iki? Arakeyaringa. Uyu mukobwa ni umukozi. Nitaho arankunda ko shimana ko. Ni mwiza. Bro ni icyuki. Ni umwana mwiza ni umukozi. Azi ubwenge. Akunda abantu. Nta n'ubandazi. Niba nanabuzi bwarashize. Nyine yujuje karite zose ku mukobwa ngemba nkeneye to. Umwifuzaho uruhinja. Wigeze urota utwitiye Titi? Urabizeza iki Nyambo? Mbese abantu banyifuriza iki? Nk'ibyo ngibyo ko Titi Brown muzabana akakubera umugabo mukabyarana. Imana igende kubyifuzo byacu twazabana. Nyambo arambajije ngo mbamuna namugira umugore numva namukugira fo. Feeling is a beston. Hello. Mani nyine ari feeling nyine beston. Ubundi we beston yanabasha kuguterura cyangwa. Gusa ikimero n'igihagije kuko uyu ni umukinnyi wa filime w'umuhanga rwose. Miss Nyambo yumubona yamamaye mu gihe gito dore ko yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2021 nyuma yuko Covid igiye kugenzamo gake. Tangiye lockdown iri kurangira. Nibwo navuga ngo nibwo natangiriye kuri channel kuko kiragihe nyine abantu twari twarabuze ibintu dukora, akazi twakoraga baragafunze n'ibiki. So nibwo nicaraga ndavuga se ni iki kintu umuntu yakora akinjiza kandi agakorera naho mu rugo bigakunda. So nsanga icyakora ni YouTube. Umuntu wa mbere wamubwiye ko yashobora gukina filime ni Mutoni Asia, aho yamubonyemo impano aza no kumubwira ngo aze gukina. Urugendo rwe rutangira gutyo. Asia yari inshuti yanjye na before yuko ninjira muri sinema. So arabinkundisha yakira bimbwira nyine ambwira sinema ni nziza na none yararongo n'ibiki yari rongorebesha. Yakinnye muri filime za Kiramani nka My Heart, akina muri Zacu TV, avamo ajya mu Muturanyi. Clapton Kibonke yamukoreye ibitangazo ubwakinaga mu Muturanyi kuko yamuteye imbaraga atuma abanyarwanda benshi bamumenya, dore ko yanamufashije gufunguza chaine yiwe ya YouTube atangira gukora filime ze bwite, harimo nk'iyi yitwa yakunzwe n'abanyarwanda batari bake. Uyu mukobwa ugezweho muri iki gihe nta mwaka amaze muri sinema yahise yegukana igikombe cy'umukinnyi mwiza w'umwaka wa 2022 Best Actress of the Year. Ibi byose yabikeshaga ibikorwa yari amaze gukora muri uwo mwaka, aho yari ahatanye n'abarimo Bahavu Jeannette wari umaze imyaka irenga 10 mu gakino, Aisha Nkindi n'abandi. Gusa bose yaberetse mu bworo bw'ikirengera abanikira maze asingira igikombe cye, ahita avuga ijambo ryo gushima, aho yabwiye abanyarwanda ko bishimishije cyane kuba yegukanye igikombe cye cya mbere mu rugendo rwe rwa sinema. Ati ni icyambere ntwaye kubera ko nubundi nekereza ko kuva natangira gukora nibwo batanze igihembo cy'umwaka. Biranshimishije kuba batanze igihembo cy'umwaka wa 2022 aribwo nakoze. Ni icyambere ntwaye kubera ko urumva nubundi nekereza ko kuva natangira gukora nibwo batanze icy'umwaka. So birananshimishije kuba nyine batanze igihembo cy'umwaka wa 2022 aribwo naje aribwo nakoze. Kuko Imana biranshimishije, abantu bangira abakunzi banjye abafatanya bikorwa banjye. Kuri ubu Miss Nyambo haravuga inkuru yuko yaba atwite. None se muzabyara ryari? Nabonye na Dumba bivugaho umwana wa Titi Brown. Ariko mbere yuko amenyana n'uyu musore ugiye kwitwa papa mu minsi mike, Nyambo ntabwo yagize amateka meza mu rukundo kuko abahungu bose bakundanye mbere bakunze kujya bamuca inyuma. Ibyo byagiye bimubabaza bikomeye bituma atera icyizere abasore. Uyu mukobwa avuga ko umunsi umwe yigeze kugwa ku mukunzi wari hejuru y'undi mukobwa, ndetse uwo mukobwa akaba yari inshuti ye magara. Ubwo Nyambo yari agiye gutekera umukunzi we wari wamubwiye yuko yagiye ku kazi, yageze mu rugo rw'umusore, yinjiye mu cyumba asanga umusore icyunzwe n'icyose arimo aresurana n'umukobwa hasi hejuru rwahanye inkoyoyo. Nahashye nashyuhaganye, ubwo ni surprise. urashaka kumutungura ku buryo ari bugere mu rugo agasanga ibiryo ku meza kibazo se uzahitaga yumva ko ari njye wabikoze. Ndangije yandafungura mfunga umuryango asanga Yesu we. kandi umukobwa mwararebanye? Ahubwo umukobwa niwe wambonye mbere kuko umukobwa wenyine
yararyamye areba hejuru ari kureba nyine mu muryango utipe urumva ari hejuru ntabwo yamenyaga biva niyo biri Nyambo ko wihanga nuko ubwo waramurebye wumva ahubwo ni inshuti yanjye. Uyu mukobwa wari uryamanye n'umukunzi wa Nyambo yari asanzwe abizi neza ko bakundana cyane ndetse bari baranashatse amazina bazita abana babo bazabyara ku buryo banacikwaga umwe akita undi ngo papa kana n'undi ati karame mama kana. Twe twarashatse n'amazina tuzita abana bacu. Mwari mwarahisemo amazina y'abana. Aha ku buryo rimwe nashiduka namuhamagaye ngo papa Nyambo yahise abareka ntihagira icyo akora aratambika ajya muri dushe afata uburoso bw'amenyo ashyiraho korogate arangije araza yiborosereza imbere yaho arangije arababwira ngo iyi shusho muzarinda mwisazana umwe ari umugore n'undi ari umugabo ntabwo ino shusho izigera ibava mu mutwe. Urigendera ku bitoro ngenda nahise ngenda nkurura bedi kava yari iri ku mirambizo ndaborosa ndangije ndababwira ngo ikigaragara cyo ntabwo ari ubwa mbere mubikoze. Birumvikana yuko Nyambo nawe ashobora kuba ari umugome yihoreyemo gakeya. Nyuma Nyambo yaje gusabwa imbabazi n'uwo musore ngo basubirane banapanga ubukwe nk'uko babyifuzaga. Nyambo yaramubabariye ariko ntibakomezanya inzira y'urukundo. Wanciye inyuma nkabyumva simbyibonera sabe birashoboka ko nyine wansaba imbabazi nkabyumva bitewe n'impamvu nshobora kuvuga ngo nasinze nabikoze nyine nazi ko bimeze ntabiteguye cyangwa se umukobwa yaje yisigira imbere yanjye nambaye umubiri birangira bibaye nkakumva nkagukansa imbabazi nkakumva ariko njye nsanze ndabifatiye umukobwa ni inshuti yanjye arabizi ko dukundana si ibintu byabaye paragisido n'ibintu mwapanze akaza kukureba sabe njye ndi marayika ku buryo iryo shusho rizamva mu maso. Nyuma y'ibyo byose haciyemo igihe kinini Nyambo yarabuze umusore wamuhoza ibyo bikomere dore ko abasore benshi bagiye bamutereta bagakoraho bagasanga ni urutare neza bagasanga umutima warakomeye. Umugani wa Bruce Melody ngo umutima wanjye warangijwe gusa nk'uko mubizi nta nkweto igiburi yayo. Kuri ubu ngubu Nyambo ari mu rukundo n'umubyinnyi Titi Brown nawe udafite amateka meza ku bijyanye n'igitsina gore nkaho yigeze gutereta inkumi ikamufungisha imyaka irenga 2 yose aho yaje gufungurwa akakirwa na Nyambo wari witeguye kumwoza amarira dore ko yiteguye no kumubyarira imfura. Urukundo rw'ibi byamamare rwatangiye kumenyekana mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 aho byatangiye ari Besto na Bestie it's just a friendship. Titakimara gufungurwa abantu benshi bamuhundagaje ku inote z'amanyarwanda n'abakobwa benshi icyo gihe bamwifuzaga. Umwe mw'abo bakobwa ni uwitwa Nyambo. Nyambo yashakaga kuba iruhande rwa Titi amuhoza amarira amwereka urukundo. Aba bana barikundaniye ariko bakundana mu ibanga rihambaye cyane dore ko abantu benshi bababazaga batese koko murakundana abandi bakavuga bati uyu ni Besto undi nawe uyu ni Bestie. Ahangaha Titi aguteruye uri kumureba wiyumvaga gute? Feeling za Besto. Hello mani nyine ari feeling nyine Besto ubundi we Besto yanabasha kuguterura cyangwa eso we Besto pawe akwitaho. Oh my god. Ni bajye bambura na Titi bajye bari iruhande rwanjye niba nta wundi mukobwa bari kubona uwo mukobwa bajye bamenya ko ari sheri wa Titi. Ahantu Nyambo tubwije ukuri nibyo koko iyo urebye mu mafoto yose yifotozanya na Titi haba hari umukobwa wundi baba bari kumwe. Ushobora kuba utari kumubona nanjye byangoye kugira ngo mubone. Nyambo yari ari kuducira amarenga. Uwo mukobwa ni iki gicucucucu cyuri kubona aha. Gufite boyfriend wowe utari Titi. Wowe ugira boyfriend? Yego. Kubera icyo atari weretse mama? Aramuzi nese we ni ngombwa ngo nawe tubipostinge. Nyamara nubwo bakomeza kugenda babihakana nta watwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ngo urukundo ni rwiza. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 uno musore Titi byaramunaniye kubyihanganira maze anyarukira ku rubuga rwe rwa Instagram asuka imbamutima ze aho yabwiye Nyambo ati ndibuka ko nahuye nawe mu minsi mibi yanjye mu mezi atanashize ariko watumye numva urukundo kandi mbumwe mu bantu bishimye ku isi kuba iruhande rwawe kuganira nawe rimwe na rimwe nibaza icyo nakoze kugira ngo mbe ukwiriye umugore wuje ubuhanga kandi mwiza nkawe. Nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure yose kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Uyu ni umutoba Titi Brown yabwiye Nyambo ku itariki y'amavuko. Si ibyo gusa kuko no ku munsi w'abakundana
aba babiri bagiranye ibihe byiza ntibyarangiriye ku mbuga nkoranyambaga kuko Nyambo yajyanye Titi kumwereka ababyeyi na Titi aha impano umubyeyi wa Nyambo ati wabyaye umukobwa mwiza nanjye nzamugira umugore. Arikora ibi ni ibiki? Hakomeje kuvugwa ko Nyambo abana na Titi Brown mu nzu imwe. mama yakubwiye ko yakiriye gute uyu musore? of course agomba kumwakira neza, si inshuti yanjye se? Mama wanjye yarabizi ko mba naragiye guhitamo inshuti yanjye magara, narabyitondeye. Yo, rero abifata neza kandi ikindi yaranabibonye ko ari umwana mwiza kundusha. Bona baganiriye kugenda bafatanya mu kiganza, batera story, baganira, avuga ariko ye arangije aramubwira ngo uzanadusura iwacu. Ndagasha inshuti yanjye magara yahuje n'inshuti yanjye magara. Nkimara kumenya yuko Nyambo atwite byanteye kwibaza ibintu byinshi. Ndavuga nti se uno mwana w'umukobwa Titi ntago yaba amuteye inda akaba agiye kumwitakana nk'uko twagiye tubibona ahandi hantu hose. Gusa nakomeje kudiginga ku mbuga nkoranyambaga, nkomeza no gucukura ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye, nza gusanga abo bana babiri bafite ubukwe vuba aha ndetse buzabera Romantic Garden ku Gisozi. Benshi mu babazi bavuga ko nta wahenze undi, bose baberanye, nta rugo rujya kuba batarugeza amafuni n'imyojyo. Ni nako urukundo rw'abo bana rwakomeje kugora abantu benshi, bamwe batabibona kimwe n'abandi. Bamwe bakavuga bati uno mwana w'umukobwa yigize ikirara, ni gute umukobwa mwiza nkawe w'inkumi ifite ahazaza heza, cyane cyane yuko uri muranatera imbere muri kariyeri, ujya kubana n'umusore utaragukoye. Ibi byagiye bivugwaho n'abantu benshi cyane, bamwe baramugaya abandi baramushima. Si ibi gusa byakomeje kuvugwa kuri Nyambo, kuko n'uwitwa Marina, umuhanzikazi w'icyamamare uzwi cyane, yigeze kuvuga yuko Nyambo yamutwaye umugabo Ivan Muzika. Gusa Nyambo yabihakaniye kure, yegera Marina aramubwira ngo humura, subiza umutima mu gitereko, ntago nagutwaye umugabo. Ivan Muzika turaziranye gusa turi inshuti, nta byo kugutwara umugabo birimo, guma n'ibyawe. Ibyatangiye ari friendship bestie bije kuvamo umwana ubu ngubu tutaramenya igitsina cye, yaba umukobwa yaba umuhungu. Sosiyete nyarwanda yiteguye kumwakira neza. Reka tubwire Titi na Nyambo tuti muzagira urugo ruhire kandi muzabyare muheke hungu na kobwa, amahoro n'imigisha y'Imana azabane namwe mu rugo rwanyu. Turabakunda cyane. Itariki yanyu y'ubukwe niyegereza, muzatubwire Momo Code cyangwa muduhereze nimero tubatwerere.